urashya wadayimoni uri bushya. Amen. Igihe cyose uzajya ugera mu rusengero ujye umubwira ngo ubwo mucitse ndakumara. Amen. N'amahirwe ubugize hari ababa bapfuye ubwo mucitse ndakumara. Amen. Mana ishimwe. Nigeze nagura imbunda iwanjye, imbunda y'igipupe. Imbunda y'igipupe ndayigura, umwana arambaza mu mama noneho biri bimeze bite, ni umunsi ndarasabaza. Amen. Bose inzu yose igiye kuryama njya hanze rwose ndarasanye umugabo ati byagenze gute, niceceka mukubitira abazimu. Haciye iminsi ngura indi yayindi abasinayipa akajya mbona nafashe akajisho ati none uri kurasa gute, niyo ndarasa paka mu mutwe, iyo ndi burase ndibaho. Amen. Haleluya. Ni wowe wenyine ubyuka ukavuga ngo uyu munsi ndabica muri iyi style. Haleluya. Ukiga uburyo ugomba kubica. Mana ishimwe. Ndashimira Imana ko ari Imana iri kubana natwe kandi iriho iradukorera ibikomeye. Haleluya. Turi mu gihe cyo kugendererwa. Nijoro nagize inzozi, mbona nari ndimo kugenda, noneho mbona umuntu arampamagaye gutya arambwira ngo ngwino kwinjire mu nzu yanjye. Inzu nayibonaga gutya inyuma, ariko ninjiye ntungurwa n'ukuntu iyo nzu ikoze. Nsanga harimo amakreshe, nsanga harimo amaresitora muri iyo nzu, kandi inyuma ntabwo yagaragaraga. Ndamubaza ibi bintu bibamo hano, arambwira ngo yego. Naje ndavuga ngo ibi bintu bihesheje umugisha. Bukeye mu gitondo muri iyo nzozi nyine ngiye kumva arambwira ngo none abantu bose bamenya aho biri. Haleluya. Hari abantu bari bafite ibintu bihishwe muri aya masengesho bigiye guhishura. Hari abantu bari bafite proje zihishwe zigiye guhishura. Hari abantu bari bafite intekerezo zihishwe, nawe ubwawe waruhishwe, ariko muri aya masengesho urahishurwa. Nabonye ko hariho umwuka wo kuduhishura. Amen. Abasimu bajya badutwikira, dayimoni bakadutwikira, byacu bigatwikirwa, abantu ntibamenye aho biherereye, ariko nabonye imbaraga zibitwikurura. Amen. Haleluya. Birashoboka ko wenda kuwa gatandatu tutazabana, ariko niba ufite abana usengere umwuka, uri papa uri mama, wirukane umwuka wo kuba warera abana wenyine kandi utarababyaye wenyine. Ikintu uri kucyumva, wirukane, umenagure, uhaguruke utababarira, kubita umuzimu utababarira, umwuka watuma urera umwana wenyine kandi utaramubyaye wenyine. Ntabwo ari umupfakara. Oya, barahari mu rugo abagabo bigize impinja. Imana imbabarire ntawe tuziranye ngo uravuga ngo byanjye arabizi. Hari n'abagore bigize ababebe. Yego, basanga umuntu avunika wenyine. Nijoro Imana yarayibinyeretse, umuntu akavunika wenyine kandi atarabyaye wenyine. Niba adafite akazi nagufashe mu bundi buryo. Yego, niba umurusha umushahara, ibi ngibi byashobokaga ko nabivuga kuwa gatandatu kuko umwuka wera yabitsangishije nijoro, ariko uyu munsi nanyujijemo nka mesaje. Hari umuntu ushobora kubura ni spirit yinjiye mu nzu yawe, ukubita uwo mwuka. Ntabwo umugabo yanga abana be, nta n'ubwo umugore yanga abana be, ahubwo mwarinjiriwe. Ni umwuka waje kunaniza umwe muri mwebwe. Amen. Ukubite, nubona utumva inkoni uwuhe umuhoro, nubona utumva umuhoro uwuhe ipiki, nubona utumva ipiki fata igitiyo, nubona byanze ufata isuka, n'ibyanga utemagure. Nzi ko uremera urapfa. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari imyuka myinshi muri iyi minsi yatsinzwe, ibi ndabihamya, yatsinzwe. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusome muri
mu gitabo cya mbere cya Samweli, mu gitabo cya mbere cya Samweli uransomera mu gice cya mbere, ugenda usome 15, 17 twihuse, wihita usubira usome. Turasoma mu izina rya Yesu. Urongera ugasoma 15 kugera kuri 17, wihita usoma 26. Turasoma mu izina rya Yesu, igitabo cya mbere cya Samweli 1:15 kuri 17. Ariko Hana aramwishyura atoya ye mwami wanje, umuntu yabonye amahano, nta bivino nanyoye cyangwa ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajorwa yanjye imbere y'Uhoraho. Ntubwire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko akanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze ye aramwishyura ati, nuko niwigira amahoro, Imana y'Isirayeli iguha ico wayisavye. 26. Maze Hana aravuga ati, mwami wanje, indahiro ni wewe nyene, erega nije yewe wa mugore nari mpagaze iruhande yawe, mwami wanje nsaba Uhoraho. Amen. Amen. Uyu ni Hana. Uyu munsi ndumva nshaka kuvugana n'abantu bari muri uwo mwuka. Amen. Mudamu witwa Hana. Hana yashakanye n'umugabo witwa Elukana. Barashakana bamara igihe kinini nta rubyaro, ariko kuba nta rubyaro ntabwo byari ikosa rya Hana, nta nubwo ryari ikosa rya Elukana. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yari yarazibye inda ye. Amen. Haleluya. Hari ibyo baduterereza, hari ibyo twikururira, ariko hari n'ibyo Imana ikora. Haleluya. Ikintu Imana ikora yakoze mu buzima bwanjye n'ubwawe, ukabona kigutinzeho, ikijya gikurwaho no gukubita abazima, nta nubwo gikurwaho n'ikindi, gikurwaho no gutaka. Amen. Intambara zose ntabwo ziva kuri dayimoni, nta nubwo intambara zose ziva ku banzi, hariho intambara ziva ku Mana. Amen. Rero turi mu gikorane kivuga kwakira ibishya. Kwakira ibishya usanga muri Zaburi ya 10:92 umurongo wa 10 niho twahagurukiye muri iki gikorane. Bivuga ngo ubanza na mbere kumenya ngo se uyu musozi mpagazeho, cyangwa se iyi ntambara ndiho, cyangwa se iki kigeragezo ndiho, hari uruhare nyifitemo. Iyo utaramenya ngo ubihishurirwe, ujye utinda gutabara. Amen. Numenye n'uburyo uri bugisengere. Hari ibigeragezo uhagazemo kuko Imana yabishatse, bitewe n'uko hari icyo yashatse. Amen. Imana Data igikora uko yo ishaka, kandi ikabikora ku muntu ishaka, ikanabikora no mu buryo ibishakamo, ikazanabisubiriza igihe ishaka. Haleluya. Hana abana na Elukana nta mwana agira, nyamara igihe kiragera Elukana ashaka Penina arabyara. Ariko ukurikije amagambo ya Elukana biragaragara ko Elukana yakundaga Hana. Ego yari yarabuze icyo yamukorera, ariko akunda Hana bigera ku rwego amubwira ngo se ntabwo murutira abana 7. Yarashatse kumubwira ngo ngewe nabo nabyaye nanjye ubwanjye, reka tukunezeze birenze abo bana. Amen. Rimwe na rimwe iyo turi mu ntambara Imana yazanye, abantu bajya bashaka kuzidufasha kandi nta wayidufasha. Haleluya. Abantu bakatugirira imbabazi ariko ntacyo bitanga. Rimwe na rimwe abantu bagashaka intambara yose yavuye ku Mana kugira ngo uzane ibintu bishya, ubone ibintu bishya, nubwo usobanukirwa ko yavuye ku Mana ukajya guhendahenda yayiteje. Yego ikintu Imana yazanye ku buzima bwawe
icyo Imana yazanye ku buzima bwawe yego kizavamo umunsi wicaye ukisubiramo nawe ukayishakiraho izungukira. Amen. Ukayishakiraho izagira ite? Bwira Imana ngo mu marira urira banza urebe aho Imana izungukira. Haleluya, haleluya. Imana ntabwo itera ubwoba n'amarira uramira, ntabwo bitera ubwoba. Iza kugira ubwoba niyo ari kwica nyina w'uruhinja rwavutse uwo munsi. Imana ntigira ubwoba, umwana aravuka nyina akarara apfuye rukarira bikaguma ikitwa Imana. Amen. Imana ntabwo itera ubwoba n'abantu bahagurutse ku bwabo. Oya, Imana ntakitera ubwoba. Cyakora Imana igitera ubwoba n'umuntu wamenye imbaraga zayo, umuntu wamenye icyo Imana ishaka akayishurirwa, akavuga ngo nyuma yo kubabazwa uragumya witwa Imana, nyuma yo kurira uragumya witwa Imana, nyuma yo kurira gutya uragumya witwa Imana, ugahaguruka ukamenya icyo haleluya icyo Imana yifuza. Icyo Imana yifuza nicyo kiri kukubyarira icyo wifuza. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yarahagurutse yahagurukira mu mugabo mbana nawe. Mugabo arambona yarasanzwe ambona, nkabona ni umukozi we, nari umukozi we wo mu rugo. Umunsi nakiriye Kristo n'umwami n'umukiza. Kristo ajya mu mutima w'ubu kare ajya abona ndi umuntu udasanzwe nikikora urumva ukuntu itangiye gushaka inyungu. Amen. Mugabo habaye rimwe gusa, ni mu gitondo na nimugoroba akaba inkwano ntangira umugore we. Igitondo kimwe abantu baramuhagurukira, barahaguruka batangira kumubwira uko navutse. Abantu ujye ubarebera muri filime wikomereza, bamubwira uko navutse atarabaho, bamubwira uko nanyuze naho nakatiye, baramubwira bati abagabo baha yarabamaze ko nabamaze se bandetse n'uwo mwakanjyana. Baravuga urabona ubyumva umuntu erega kuko ari umuntu igitondo kimwe arananirwa. Amen. Arananirwa yabaye inkwano, arananirwa yishyiriyeho igice cya sare, arananirwa. Abantu bajya bananirwa, ariko abantu bananirirwa n'Imana ihagurukira. Karekura n'Imana igira gute ihaguruka. Niho ndavuga ikintu Imana ifite inyungu, iyo utabasha kwicara ngo urebere mu nyungu z'Imana ujye usigara. Uyu munsi Imana iguhe kurebera mu nyungu, no kuba abantu bahagaze wakuramo inyungu y'Imana ikakuviramo gutabara. Amen. Bwarambwira tuzi n'ibindi turekane nanjye nisubiyemo nsanze ntabana n'indaya ariko kuri ntubuko kurandetse pe urandetse ati ndakuretse. Mana bari ukanjyana ko ngewe byo nanjye nasubiye iwacu nsanga ntabwo ugeze ashaka indaya. Kandi kuko abantu bose urambwira ngo ukuntu ku musozi habuze ukuvuga neza, kandi koko nanjye urumvuga neza. Mana iteza nawe twiganye nakopeje kutavuga ko nigeze kubereka mu ishuri hari igihe ibintu bigutanga umuntu basi naravuga ngo mu ishuri yari umwana mwiza gukopeza. Iyo wahagaze ku musozi abantu bibagirwa ibyo wabakoreye, bibagirwa ibyiza byose wabakoreye, bakagushyira muri gatebo mwaka abandi bashyirwaho. Habura n'umwe mvuga neza badi, harabura ati ku musozi habuze n'umwe, ni nawe ni ukuri. Ubwo iwacu nabo bahagurutse abasilamu, wallahi tunabambira aho wezikane wallahi. Babaye bawe numva iwacu rega bararahira ngo wallahi Muhammad abari hafi ngo sallallahu alaihi wasallam habitawezekana. Ukubita iwanyu habura n'umukubita hepfo, habura n'umukubita
bite mu baturanyi habura n'umwe mugabo aravuga ati nshobora kuba ndi kumva wowe ariko koko ntazagira nde ntazagushobora avuga niba ntawe wabirangiza turagiye neza uragiye aravuga ati ndagiye ndahaguruka ntazi gusenga ntazi ikintu na kimwe nzamuka ahantu ku musozi ndawibarangura nkajya manuka no hasi ngo pi habwira Yesu ni yo nsubira inshuro ya kabiri ndibarangura ndagaruka ndibwira Yesu ni Yesu nawe biragucanze ni yo amagambo yarashize amagambo aracirana amagambo yashira ujya utinda ku musozi akagushirana kumva yo wose warayasenze kumva ya nijoro warayasenze kumva ya mu gitondo warayasenze ibyo bakubwiye gutanga warabitanze ibyo bakubwiye gukora warabikoze ariko imisozi ukanga guhina. Amen. Zinduru haciye akanya ahaguruka mbwira Yesu numva rero mubwire Yesu kuko niba wicaye mu ijoro ukaramuka umureye buriya bukwe karamuka umureye Yesu nzahaguruka nta mugabo ubigizemo uruhare nzahaguruka nta mfasha amakuru nzahaguruka mbwira abantu Imana ikura mu burayi igashyira mu bugore nzahaguruka mbwira abantu Imana ikura mu buyayi igashyira mu budamu nzahaguruka mbwira abantu Imana itanga agakiza ko ariyo Mana nyamana nzahaguruka mbwira isi icyo nari cyo. Kristo ati umugore amenya inyungu. Amen. Haleluya. Nzahaguruka ukaramuka untabara nzahaguruka muvuge nzakuvuga aho nshoboye kukuvuga nzakuvuga kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma simfite umuntu n'umwe undengera uretse wowe simfite n'uwansobanura uretse wowe simfite n'uwampagararira uretse wowe simfite n'umwe ndabona bincanze yo umva rero mubwire kongera twumvikane nzakuvuga ndahaguruka mbwira Yesu nkiva ku bigore byagucanze ibyo nzakuvuga rata va ku bantu wagaburiye baribagirwa nzakuvuga va ku bakobwa batabaye bararengwa njye nzakuvuga sinzi niba mu ijuru aho wicaye uri kunyumva ariko simbizi waba washyize ibintu mu matwi ntabara ubikure mu matwi yawe unyumve musozi wari wampagurukiye mwa babyeyi miryango irahaguruka mfite bene wacu barahaguruka bajya aho bita impaka ngo bajya kuzenguruka icyo bita rikabu ngo wallahi habitawezekana mfite abantu baza kuntabara ku musozi bavuga ngo ni igisabune bambeshyira banga kuntabara nari mbonye umugabo ugiye kugura isabune sinzongere kwitwa umujura ndavuga ngiye gusenga abaho nataba mfite abantu nasabye uruhinja rugira ibiro 3 rufite amezi 8 banga kumva igikoma bama kumva icyayi ngo ni ikirara n'ikirungo ndavuga ni Yesu numva nta muntu n'umwe uri kundeba ukubona nawe uzumvugira ukubona umugabo mbwiye ngo habuze n'umwe umvuga neza Kristo nzakuvugira hatabaze n'umwe uzamfunga umunwa nzakuvugira ibyo uzampereka nzabivuga ndavuga ariko Yesu ubanza utari kunyumva neza nzakuvuga dore sineye ubwoba nzayitera ubwoba umunsi umwe nzayitera ubwoba ibintu bigeraho birahinduka mbere Yesu ndamubwira ntawe uri mu ijuru ntubizi ko nzi ukuntu indaya zibaho nzavuga ubuzima bwazo
ntuzi ukuntu nibaga abagabo b'abandi nzabwira abagore uko bareka kwibira. Ntubizi, numva amasengesho arashira, numva arapfuranya ajya ashira, avuga ni reka mpindure isengesho. Ntiwaremye umugabo witwa Ronaldo, urema n'undi witwa Messi, urema n'undi witwa Drogba. Uri kumva ukuntu umuntu yifatira abo bantu barema, wabahaye amashuri, wabahaye amaguru. Abo bantu barema nta diploma wabahaye agapira. None dore mwireza imbere ngayo amaboko, ngayo amaguru, ngayo umugongo, ngayo ikibuno. Muri izi ngingo wandemyemo ubuze urugingo wakoresha hatababa. Uri uranyitegereza ukabona amaboko yanjye ntacyo amaze, uriho urandeba ukabona uyu mugongo ntacyo maze. Amen. Bwira Yesu umugore umubwire, simbi busubire kwa Satani, ntabwo usubirayo. Fata igiti rero ahantu narindi, mfata igiti ahantu narindi, fata Satani ndamubwira ngo wangegera, wampumbafu, urambabaje, uri umaze biriya musubire gusambana, ntaho nsubira. Ndatangira ndamwibutsa, turibuka mukorera imakiriye muri Uganda, ukajya undaza mu muhanda bandaraho, nkafata inkoni ni patu binduka umusaza aho narindi. Ndavuga numva Uwiteka wanze kuntabara, reka mukubitire Satani. Ndamukubita, ashobora kuba yakujije inzira, Satani ashobora kuba yigaragambije. Ndamukubitira, numva ndaruhutse. Ndavuga ni nubwo batajyana ariko hari ingegera mu bisi. Ako kanya hanyura umuntu aho ngaho, hanyura umuntu sinzi aho yari aturutse, gusa nabonye ari umuntu akuze. Aravuga ngo mvuga ko databuze w'ijuru, arambwiye ngo nkubwire ngo genda ukomeze ibirori byawe. Genda ukomeze ibirori. None ubu amasengesho kamenya ko nta murozi yarimo, kamenya ko namwe ayo ngaho ni data uyarangiza wenyine, kandi yarangiza amaze kumva inyungu azabonamo. Haleluya, Imana ishimwe. Bwira umuntu muri kumwe ngo uyu mwaka shaka ikintu Imana irushye mu gihe Imana, shaka ikintu Imana ishaka, tinda imbere y'Imana ikubwira agahinda ifite, abari guhagurukira. Amen. Haleluya. Rwanda narahagurutse vuga ko nari indaya batafite abantu ndabafite. Amen. Narahagurutse mvuga ibyo nakoze, ati byose warabikoze, naho bari n'ibyo nibagiwe. Amen. Mana yaribuze umugore udakangwa n'abagabo, Mana yaribuze umugore udafite ubwoba bw'abana, Mana yaribuze umugore, yaribuze umugore yaribuze yari njye. Haleluya, haleluya. Ukaba rero umugore yantaye nawe ndamukunda iyo mbivuga hano, bari bakwishije rero yantaye, aragenda yipangira indi nzu ajya mu mashuka, dore ngo amashuka aramwanga. Umuntu Imana yabonyemo inyungu ntiwakwiyoroza, ngo amashuka aramwanga, kuvurori ziramwanga, ngo yazimye itara gutya, ngo ijwi rikamubwira ngo jya kureba umugore, yazimye itara ngo jya kureba umugore. Yewe ngo azamuye kuvurirwa, kumva ijwi rikamubwira ngo jya kureba umugore, jya kureba umugore. Saa sita z'ijoro, ubwo ni muri ka kazu na ka gahinja kanjye, ntituzi iby'ejo bundi. Saa sita z'ijoro ngiye kumva numva ku idirishya umugabo ari kugira ngo nkura ku karido, mbona niwe. Ndavuga nturinde, nturinde, ewe yowe. Ngiye kumva n'amarabuze, njyewe
irobe. Haleluya. Yuka ku buriri mpagarara hasi ngera nyane ihagararaho ni urashaka iki se? Ntabwo nari bizi ko ari ndashaka urashaka hamwe amufungura mubwire ndafungura yakuba n'urwaje byagenze bite ushaka kuzi ukuntu bimeze muri uno cyakara ngo turi kamera cyakureba umugore nafungura ngo cyakureba umugore nafungura ngo cyakureba umugore Israel nakubwiye ko ari njye umugore muri ndetse ko amafaranga yose uko nayataye nibuka ryajwe ryambwiye ngo komeza ibirori nanjye bitamubwira nti dukomeze iki dukomeze ibirori. Urumva ukuntu umusozi wari unaniye iyo namenye igiti ngo nkuraho. Urumva ukuntu umusozi wari unaniye ntarebye inyungu Imana izabona. Haleluya. Nshaka ikintu Imana ibabaye mwaba mubyeyi baraha Imana nibabaye kuzamura amashato ibabaye ko izo shato zizakirizwamo abantu. Imana ifite agahinda k'abakobwa barambiwe bagasubira mu busambanyi. Imana ifite agahinda k'abari gupfa, ifite agahinda. Imana nibona amafaranga yawe azarokora ubwami irakurokora yo kubura biyakwiza. Amen. Icyo gihe nabanaga n'umugabo nta myenda uzi kujya gushaka nta gitenge amabere aba hanze. Ariko Imana iravuga ngo umva ubwo wamaze guhishurirwa ko uzamvugira. Niyo mpamvu najya nceceka ngomba kuvuga aho yankuye kugeza ku munsi wa nyuma niho kubaho kwa. Haleluya. Imana igira gutya inkorera ubukwe umugore witwa Hana. Umugore witwa Hana zamukana na Elukana asubira ategereza inda Raheli. Zamukana na Elukana na Penina ategereza inda Raheli. Arazamuka bandi barashima tanga gushima akora ibikorwa ariko abo umwana igitondo kimwe avuga ati ibintu ndimo ntabyo. Nyaganyeza umuntu mubwire ngo ibintu urimo ntabyo. Mubwire ngo siga abantu siga ibintu siga abantu gira ahantu siga ibintu gira ahantu siga ibintu. Umaze igihe usengana n'abantu umaze igihe usengana n'ibintu impinduka y'abantu. Fata igihe ufata ibyemezo uri wenyine. Fata igihe usenga isengesho rifata ibyemezo. Haleluya. Hana arahaguruka aragenda ajya imbere y'Imana aravuga ati naravuze ngo haleluya ntibyagira icyo bitanga. Ndavuga ni ubu ntibyagira icyo bitanga. Ngiye kukubwira mu mutima uyu mutima ngiye kukubwiramo n'uwanjye wigekaho. Amen. Haleluya. Mana ishimwe. Niki gitumye abantu babona ibishya ni imihigo bahise yabananiye guhingura. Niki gituma abantu babona ibishya ni ugusengera ni ugusabira mu kababaro kabo. Tubatekereze gusabira mu kababaro k'Imana. Ni ugusengera mu gahinda kanyu ntimusengere mu gahinda k'Imana. Amen. Haleluya. Mana y'Imana umunsi uri bukore poroje uri bukore data akazayibonamo inyungu aragutabara ntawe wabajije. Amen. Abantu bakora mu mabanki cyangwa bajya mu mabanki iyo banditse umushinga barababaza ngo abantu bazakuraho iyihe nyungu cyangwa ntibyumvikane ibyo mvuze. Igihe cyose amen igihe cyose ukora umushinga igihugu kizungukamo. Icyo ni ko cyumva kuko igihugu ni icy'Imana. Kuko ijambo ryaravuze ngo nta buyobozi bubaho butashyizweho. Umushinga wose uzakora ukungura igihugu Imana iwuteza intambwe. Imana iragushyigikira. Umushinga wose uzakora ukungura itorero Imana iragushyigikira. Kuko itorero si iry'umuntu ureka ubu bantu bose twayitiye. Itorero ni irya Kristo. Yaravuze ngo mukundane nk'uko nakunze itorero. Haleluya. Impamvu tutari kugera kure ni ugusaba ibintu bizarangira muri twebwe n'abo twabyaye gusa.
amen. Ikintu kucyumva gusaba ibintu bizarangirira muri wowe n'abo wabyaye gusa, ariko igihe uzasaba ibintu Imana nkorera, ntabwo yankoreye ubukwe kuko ndusha abandi bakobwa ubwiza, ntabwo yankoreye ubukwe kuko nzi guteka ibirayi, ntabwo yankoreye ubukwe, yankoreye ubukwe kubera yuko yari izi ko ari igitondo kimwe nzaba ndi muri Debora kugira ngo abantu bakire, abantu bahohoke. Yankoreye ubukwe kubera mwebwe. Amen. Imana ntabwo inyambika neza kuko nzi kurimba cyangwa mfite taye nziza. Imana inyambika neza kugira ngo utanyuzamo ijisho ingumi. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ntabwo inuza ahantu heza kuko ni umukire, oya, inuza ahantu heza kugira ngo abana banjye batazatuka Imana, nawe mwira Imana utazatuka Imana yanjye. Haleluya. Umunsi nzabyuka nkagarika kuvuga uburaya navuyemo, nzajya gusaba. Icyo kintu kucyumva. Haleluya. Haleluya. Abantu mushaka ibintu bishya, munyeganyeza umubwire ngo shaka impamvu ye. Haleluya. Umuntu waje araje gushaka ibintu bishya, nawe ashaka impamvu nshya. Izo watanze ntabwo zarutabaye, zaba izindi nshya. Amen. Zaba impamvu nshya. Imana igendana n'umuntu ufite impamvu nshya. Imana yari irambiye ubusinzi bw'umutambyi witwaga Eli. Yari burambiwe, yari buhaze. Niyo mpamvu Imana yatubwiye ngo tuzane ibintu turambiwe. Ibintu urambiwe niba Imana izabibonamo inyungu irabitabara. Ibintu urambiwe, yego, amen. Ibintu urambiwe niba atarabona akazunguka nawe arabirambirwa nonaha. Sako umuntu aravuze ngo Mana ngo ndambiwe kurya mu ngo z'abandi, icyo si ikibazo, ahubwo wagiye mu ngo z'abandi barabikwima niba wahaze ntayo, ahubwo urambiwe ikigutera kujya kurya mu ngo z'abandi. Nyuma yo kurya mu ngo z'abandi uzakorera icyo ababa mu ngo z'abandi. Amen. Ndambiwe kwitwa maraya kandi muri njye numva ntariyo. Muri njye nari nzi ko ntabaye indaya ko navutse ndiyo. Muri njye nari nzi ko umukobwa wabyaye, umva abo bana mubona b'imfubyi benshi ntabwo ari ibirara. Birara niba ifite ba nyina batasa 5 bakababundikira, ariko imfubyi itagira uyorosa ibyo yakoze birara bimenyekanye. Hari abana bitwa ibirara kuko babuze ababambika, hari abana bitwa ibirara kuko babuze icyo barya, hari abana bitwa ibirara bataravutse ari ibirara. Uwo nguyu umwerekeje kuri Kristo kamuha ubuzima ajya ahinduka. Amen. Mana nuramuka untabaye sinzigera njugunya umukobwa wabyariye iwawe. Mana ikareba itumva ubwo uzaba arokora, reka nze guha amafaranga. Amen. Akababaro kari muri njye niko katumye Imana ima NGO. Haleluya. Kubera yuko nagerageje gukora iki, kwibuka ko hari abakobwa bakora uburaya ko babuze igikoma. Haleluya. Guhaguruka nkakusanya urubyiruko nkabwira yuko gutabarwa bitari hanze. Ibyo byatuma Imana intabara. Niwumva ko Imana igutabare ugenda ujye hanze, oya, ahubwo Imana igutabare umenye ibibera hanze ugaruke utabare abari aha ngaha. Imana irabibonamo inyungu kuko hari abana bariyo babaye abacakara. Imana ishimwe. Haleluya. Nda mu bwato njye Burayi ntabwo nari gupfa menye
kuna abantu bapfamo amafi mufata ubwato muri abantu 1000 mukagerayo muri abantu 100 nawe bakubise nawe bishe ariko kubwato bukata 10 bagwamo kubwato bugenda 5 bagwamo uko bagwamo ingona zimira uko bagwamo amazi amira umwana w'umukobwa bakamubwira ngo bari Burayi nanjye ngo I'm going there forward. Haleluya haleluya mfite group y'abakobwa baba muri Kuwait bana b'abarundi bashize bajya muri za Kuwait ibihugu by'Abarabu bari kukubwira $500 wakwiruka ko wabuze sensa z'amarundi ukarara ugiyeyo bakaguha passport bakaguha visa ariko uri kugerayo bakaguteza imbwa bakaguteza amapusi paka basubiranye ayo bagutanze. Haleluya umwana akakubwira ngo agiye kunguka ukamutegereza ukamuheba. Reka babwira abana bari muri biriya bihugu bagerayo pasiporo zabo bakazibatwara bamara kuzibatwara akazashaka hanyura akahabura kugira ngo bagaruze 1000 bamutanzeho akamuha abagabo 7. mwana akavuga ngo ndacahe cyo nico cyanguye Dubai ndacahe mwagashaka guca mu matwi ndi mu mazuru ndi mu kanwa ndi nyuma ndi imbere umwana umwuka ukamuherana niho mu gitondo yibuka abagabo 1000 agahita yitera kokayine agahitamo heroine kugira ngo ibyo biri bumubeho bimuha adafite ubwenge ukagira ngo wohereje umwana kwiga yagiye mu biyobyabwenge kwibwira ngo n'iki cyabimuteye ibintu yabonye ntagishaka kubibona ari muzima. Haleluya haleluya muntu wicaye ahangaha Mana nawe izagutuma ibyo utazi ibyo wabinyuzemo Imana izaguha ubushobozi ubikuremo abandi babirimo inzara wanyuzemo yisabiramo Imana ugaburira abantu imyambaro wabuze agambirira kugaburira abantu niba waratotejwe gambirira kuvugira abatotezwa niba warakubiswe gambirira icyo n'Imana iri bwunguke igutambagize igukize niba warabonye inyungu z'agakiza gambirira kurangurura ubwira inyungu z'agakiza niba umukozi w'Imana yarabwirije ugatabara gambirira gutabara abakozi b'Imana niba muri Debora hano mwarahaboneye Imana mugambirire kujya hafutse ugira ishaka ry'Imana waboneye aha ko hari undi uzaza umuntu waje akanyagirwa ntabwo abonye ibyo wabonye ubigambirire uvuga uti mu mafaranga nzabona nzakubita amakamyo 20 mu mafaranga nzabona nzishyura sare nta muntu uzongera guhagarara hanze mu mafaranga nzabona nzakubita intebe 1000 ntawe uzongera guhagarara. Imana nibona iryo shyaka iragutabara nta muntu yitambitse iragutabara nta muntu uhagaze imbere. Manishi reka tuhe cyubahiro n'iki kiri butume tuzana ibishya n'iki gituma twakira ibishya nuko turi bugire impamvu nshya. Biri umuntu muri kumwe ngo shaka impamvu nshya munyeganyeza umubwire ngo shaka impamvu nshya shaka impamvu nshya. Haleluya shaka impamvu nshya n'abantu mwe shaka impamvu nshya shaka impamvu nshya. Mwana wanjye azana ubushize baramubona yarahagurutse ndamubaza ngo n'iki gitumye ujya muri Miss Rwanda. Yaragiye muri Miss Rwanda arambwira ngo mama ninjye uzi ububabare bwo kuvuka ikiyenda ninjye ubuzi nzi n'ububabare bwo kuba utabana na papa na mama nzi n'ububabare wagize wowe
kugira ngo mbe ndi hano. Mama nubwo nari muto ndibuka imihanda wandazaga kugira ngo mbeho. Mama mfite ijambo navuga muri uru rugo ariko njya nanga kurivuga kugira ngo urugume. Mama naho ntaba Miss Rwanda ariko hari abakobwa batanu bazahishurirwa ingaruka zo kubyara imyenda. Hari abakobwa batanu arambwira ngo mama sintinya gusambana ahubwo ntinya kugira umwana uzababara nanjye. Ndamubwira nti mwana tugende muri inyuma. Ubwo ari iyo mpamvu muri inyuma arahaguruka. Yabaye Miss Rwanda agarukiye muri babandi 70 ariko hahise haguruka umuntu muri Holland aramubwira ngo iyo projet yawe ndayishyigikiye. Haleluya, ndayishyigikiye. Ahita abona umuntu w'umupadiri aramubwira ngo dufite abana babyawe n'abo bamama babataha ahantu bamaze gukura dushaka kubahuza na ba nyina. Urwango ruhari ni urwo kwica nk'ipusi n'imbere. Ni gute wowe mama wawe yagutaye mukongera mugahura? Dushaka kuza inaha ugasubizamo abana igikundiro cy'ababyeyi. Iyi ni impamvu yo kuba yajya mu Buholandi. Ntabwo ari uko afite imyaka myinshi, ntabwo ari uko afite umushinga, ahubwo ni uko icyo yanyuzemo ashaka kugicisha abana. Imana ntabwo imutabaye kuko asenga menshi, ntabwo imutabaye ko abigenje gutya. Oya, imutabaye kubera iki? Kubera yuko yumvishe ko yaharambiwe ibyo yanyuzemo ashaka guhishurira abakobwa. Amen. Aramubaza ngo niki wumva nagufasha? Aramubwira ngo ndashaka kujya mu mashuri. Ajya ambwira urubyiruko nzi ko mu bana 1000 bazajya banyumva 100 bazareka ubusambanyi kubera ingaruka bazahura nabwo, bazareka abasore kubera ingaruka bazahura nabyo. Imana iramushyigikiye. Haleluya. Turashaka ibishya. Hari abana biganye nawe batari bafata ku kadorari 100 mu abantu ariko nsigaye mbona nguriza. Hari abana bangana nawe ubu ni bwagize 20 sendo abadafite konte ariko we hari bifite haritegera indege akazi Burundi akisubizayo. Yari yizanye. Mana shema ndiwo ndakubwira ngo hari impamvu wazana ku Mana ikibagiza abandi ukabatabarwa utabarusha gusenga, ukatabarwa utabarusha wowe kuko wazanye impamvu ifatika. Amen. Impamvu rero iri bufatike ku Mana ni Imana iri bugutabare bifatika. Haleluya. Haleluya. Impamvu ifatika. Bwira umuntu muri kumwe ngo shaka impamvu ifatika. Waba wayanditse iri muri kiriya giseke, waba utayanditse, Imana izi ukuri. Shaka impamvu ifatika. Impamvu igiye guhindura ubuzima bw'i Burundi, impamvu igiye guhindura abarundi n'abarundikazi, impamvu igiye guhindura igihugu cy'u Burundi, impamvu ifatika igiye gutanga ibyishimo mu Burundi, impamvu ifatika igiye kuzahura ubukungu bwo mu Burundi, impamvu ifatika igiye kuzahura abana mu mashuri, impamvu ifatika uzakoresha. Imana ifite amafaranga yayabuze abantu bafatika bazakora ibifatika. Hano aravuga ngo ni umwana aranapresiza w'umuhungu kuko yarize ko Imana ibabaye umuhungu uzamumuta. Aravuga ngo icyakari nzamukuzanira, byo kuvuga ngo nzamwonsa cuke nzamukuzanira. Gatatu, azaba mu nzu yawe iminsi yose. Ariko uyu mugore ateye ubwoba. Undi yarabwiwe n'iki ko uyu mwana wazemera kuba? Yarabwiwe n'iki ko uyu mwana azemera kuba mu rusengero iminsi yose? Ariko uyu mugore yari yarashuriwe ko abana bose baturuka ku Mana. Ndavuga ngo njye hana ndabivuze, uzarema umuntu uzabyumva, uzarema mu nda yanjye uzabyemera. Mana ishimwe. Kubera impamvu yawe uzambe umwana uzumva ibyo nkunda. Kubera impamvu yawe. Haleluya. Haleluya.
nijoro narindi kuvugana n'umutware rero sheri n'urumva n'iki ubwo ntabwo nyije nindaza indege kwa gatatu oya sheri yama mbega ibintu biryoha mpamvu ifatika igituma ibyo uvuze babyumva mpamvu ifatika haleluya impamvu ifatika amena mpamvu ifatika mani guha impamvu zifatika mani guha impamvu zifatika iwacu bajya baza wundi ngiye kumva umunsi umwe mani yambwira ngo nje kwereka iwanyu gusenga nirahira ariwe mani ishaka impamvu ifatika nari mfite mama wacu ajya muri koma mani yambwira ngo igihe cyo kubereka ko usenga kirageze ndagenda nsanga ahantu aryamye bitangira ntambwira mukuru wanjye nuzi n'ibindi ubwira abantu bari aha bose so mani yambwira ngo ugiye gukiza mama wanyu urumva yari amaze ukwezi muri koma abaragiye barasohoka noneho narinzi icyo gihe nari ndi muri biro numva ijwi rirabimbwiye manukana n'utuvuta duke ndaza nsanga ahantu aryamye ariko mbere y'uko arwara mu Isilamu rero naramubajije ngo mbere y'uko ushaka umugabo w'umusilamu ko wari umukatolika wakundaga iki arambwira ngo nakundaga indirimbo yo muri kantike rero ya 35 hagurukana ingabo nini n'ino uzurwanirire Zaburi sura pani indirimbo Zaburi ndangije mfata ya maboko ye ariko motekera ase ntangira gusengera muri iyo Zaburi tugiye tubona azamuye akaboko araje ankoraho kumbi mukuru wanjye ari kureba ndongera mfata n'amavuta ndubika ni rebosi kata mukuru wanjye ari kureba ngiye kubona ngo naributse agiye muri alimentation azanye urucupa rurerure azanye urucupa rurerure ngiye kumva numva sister nzanye nanjye mavuta ndavuga nahatu mani mukura muri koma na bugingo n'ubu barasenga ati salamu alaykum wa alaykum salam lakini iko pasta icyo kiraba batiko kukimwemera akavuga biriya bintu ataca wewe aho Imana yamukuye uwo Yesu yakoze ibikorwa uwo yarari kera ntabwo ari wafite none ntabwo bababajwe nuko nabaye kafiri ahubwo bashimishijwe n'ibyo Yesu yakoze bashimishijwe n'ibyo Yesu amuresha bashimishijwe kubera iki impamvu nziza haleluya tugiye gusenga Imana utekereza impamvu nziza kuba yagutera gutabara nta wundi muhanga nigeze nkoresha nashoye impamvu nziza amen mama papa biravuna ariko umugabo witwa Aburahamu Mana aramubwira ngo Aburahamu hagurukana uwo mwana umunzanire Aburahamu aravuga ati nkabibwira Sara arama icyugo nkabibwira ndi Isaka we tugende ntawe mbajije kuko ninjye bamuhaye amen hari igihe Imana igutabara iyo ushaka gufata ubutabazi bw'Imana ukabugira muri sosiyete n'abandi bantu wiyibagije icyo wowe wabwiye Imana bijya bikugwa nabi bijya bigira bite bikugwa nabi Aburahamu arazamuka mwana aramubaza ati mbega data kwimwariza umuriro aruye igitambo kiri hati tugende yishakira igitambo Imana yishakira igitambo mwababyeyi mwe munyumva gutya namaze igihe kinini ndarandira kubera ibyo navuze nkahagarara ku muhanda nkavuga uburayi nkasanga abagabo bicariye umugabo nkamubwirana ariko ko batari iwacu biravuna nkasubira imbere Imana nkavuza induru
nza kuvuga abana nk'ababyeyi ibintu biroroha mwana akabuhagarara imbere akakubwira ngo mama ndagusaba ikintu ntusaze ku ishuri batazamenya kuri mama. Abana bose bajya banseka bamenye ko ari wowe mama, nkamubwira ni mwana humura sinzaza, nkajya mpagarara nkamugeza hariya ariko singereyo kuri visite sinsura abana. Birababaza umwana wa katra akakuza imbere she mama waravugisha ngo ni indaya mama, nariyo mwana ariko singereyo. Kumva ijambo rije mu mutima rirakumenaguye, ariko ukibuka ko wazanye impamvu yo gukiza abantu atari ugukiza abawe, ukavuga ngo reka nkize abana b'Imana, hari igitondo Imana nanjye izagize. Mwana akambwira atari ko mama iyo wiri kuvuga ko ari indaya ntabona minerivare bimeze gute, ndabizi iyo ndi kuvuga hari igihe izayiguha. Mutima wumva urababaye, ariko mwibuka ko nabwiye Imana ngo nuramuka ungiriye neza nzabwira isi. Satani agashaka kumya kugira ngo mbwire umwana nemeze umwana kandi narahiye kubwira isi. Numva ayo macumu y'abana arankubise, inshuti zimvaho nurugero uvuga kuri indaya bazagira ngo natwe twariyo, zose zishirayo. Nkajya nibaza nkisubiza biraryana. Uwo musozi Imana igikwihora bikareba yuko uwurenga. Nkajya mbwira umugabo ngo tugiye mu bukwe akambwira ati genda ndagusangayo, nahindukira inyuma asanga yicaye hirya. Abwira Imana ntibiraryana, ariko hari igihe uzama kwicarana nawe. Abagore beza basa nkamwe bamenya ko nsengana nabo, abagabo bakambwira bati ibicucu biraha, uriya wirirwa avuga ibye ntazavuga ibyanyu. Igitondo abagore bakanga gusengana nanjye, avuga ariko hari igitondo Imana izabisobanura mumenye ko mfite Imana. Mwese ni impamvu nziza nazanye ku Mana, kandi Imana nimara kuyishyigikira muzajya inyuma. Ururimi rukumenagura, ururimi gusenya, ariko impamvu nziza nibaza ko abumvisha atanze umwana bamwise umugore w'umupapa, abumvisha ashoreye umwana w'imyaka 2 ucunze bavuze ko atagira ubwenge, ariko niho havuye guhindurirwa amateka, niho havuye kwitwa umubyeyi. Izina rye rirahinduka kuko yakoze ibikomeye. Haleluya. Ntabwo uyu munsi nikangwa n'abagore baza kwicarana nanjye kuko bankunda ntabibasabye, si uko ni umunyabwenge, ahubwo ni uko Imana yashyigikiye impamvu yanjye. Haleluya, haleluya. Imana yageze igihe irambwira ngo mbwira mwana wanjye ngiye kukwambika neza. Mugabo ajya kureba yumvira proud yo kugendana nawe, ngiye kuguha amafaranga abana bawe bumva banyuzwe n'uko witwa mama wabo. Imana irazira amaguruta nkajya mubagara umugabo niwe yayusheriri kanona habo mane. Imana irantabara, irantabara ndeka kongera kureba mu kirere hatari ibintu. Imana iteza ibintu kuza hodi. Asiko takiri bandirimo mamvuru itabara umuntu igivuna. Igivuna biragoye kuvuga ukuntu ugiye kugaburira utungi utari kugaburira bene wabo w'umugabo wawe. Biragoye, 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 ariko nyuma y'uko bigoye Imana igihaguruka ikagushyigikira. Ibintu byanyeganyije amaboko yanyu, ibintu byabanyeganyije Uwiteka aje kubyemureba, aje kubiyeganyiza. Haleluya. Muri iyi ministry Uwiteka asutse ububyutse, Uwiteka asutse ububyutse ahantu, Uwiteka asutse ububyutse ahantu, Uwiteka natraigreba tatambwe ngo abantu bazajya bakandagira aha bafite intambara zikomeye, nibasubire bazishake bazimure. Imana yavuga ngo nta muntu uzazana intambara muri aha hantu binanirana. Tumuhe icyubahiro, yitwa Diyo. Wowe unakijijwe ukizwe, nta handi harimo ubutabazi uretse muri Kristo Yesu gusa, nta handi. Haleluya. Ukizwe
Imana ishimwe ukizwe impamvu ifatika. Ongera ubwire umuntu muri kumwe ngo impamvu yawe ifatika. Ongera ubwire ngo impamvu yawe ifatika niyo iteye Imana kumukorera ibintu bifatika. Aleluya. Amen. Urakoze mwuka we. Atarambwiye ngo mbabwire ngo umuntu wese waje aha ntiyongere gukomeretswa n'umuntu. Arambwiye ngo umuntu wese waje aha ntihagire umuntu wongera kuwukomeretsa. Bwira uwo muntu ngo data aravuze ngo umuntu ntiyongere kuwukomeretsa. Laida koterimo ndi kumva mbwira ngo yongera kubwire ngo umuntu ntiyongere kuwukomeretsa. Haleluya. Haleluya. Ongera umuhe icyubahiro Mana. Haleluya. Umuntu. Haleluya. Umuntu Imana yamuremye mwitondeye. Niko ndi kumva mbwira. Umuntu Imana yamuremye mwitondeye. Ariko umuntu atungura Imana. Umuntu ananira Imana. Umuntu ababaza Imana. Imana izi uburyo umuntu ababaza, kuko umuntu nawe ngo yababaje Imana. Imana nopetikaraba. Imana ihagurutse intama zirapfa umuntu arokoke. Imana ihagurutse inuma zirapfa umuntu arokoke. Imana ihagurutse impungura zirapfa umuntu arokoke. Imana ihagurutse amafi mu nyanja arapfa umuntu arokoke. Imana ihagurutsa ibibaho n'ibitabaho ngo irokore umuntu yanga guhinduka. Pete kota Mana iteza umuzu mu nyamugabo kuba mubi. Uwitikiribo Uwiteka wabonye umuntu aba ari we wimanukira kubera umuntu. Nipitikiribo arara nabi kubera umuntu. Avukira habi kubera umuntu. Avugwa nabi kubera umuntu. Yambara nabi kubera umuntu. Pitakiribo ngo kugira ngo iyo ntambara irangire data arapfa kubera umuntu.